noneho imbwira kampani nyine akunda nyine ibintu nkora se wumva ikinyarwanda ngo hoye ngo ukuntu mbana nyine ngo ubu wakitinga okay avuga ntaribi atambwira noneho wowe ndabona ufite ubushake ibintu ukora ni byiza nkumira amafaranga inkuru nayinyibitse mu mutima nta n'undi muhizi amayero 1,700 barizo miliyoni zirimo ebyiri gutyo z'amanyarwanda narabibonye nago mbabeshya kandi bazi n'ukuri nta mafaranga naye namusabye Alright, reka twongere tubasuze cyane mwese mudukurikiye muri kano kanya twizera ko mukomeje kugubwa neza mukomeza kwihanganira ibibazo n'ibigeragezo bya buri munsi munyuramo umunsi ku wundi ndetse mwonya mvuga ngo burya uyu munsi aba ari umusozi ariko ejo bikamanuka burya ahantu bizamuka biba bigomba no kumanuka nuvanga ibintu nibikwa bikomeye butaha bigomba no kuryoha sibyo twakiriye Alia uyu munsi tujye kuganira ndetse n'umutumirwa umushyitsi akakanya ariko ni n'umusango ukuntu Alia nongeye kwakira kuri Iris TV. Thank you. This is Iris Alia. This is Iris Alia, official Alia, Iris TV icyo ushaka. Anga rero ikiganiro wabona kuri Iris Alia, Iris official, Iris TV akakanya rero turi kuganirira donc hose turabavandimwe ni mushiki wanyu nka musaza we dukora ibikorwa byinshi ndetse tunahura n'ibikorwa byinshi dufite ubufatanye bwinshi mu minsi iri imbere ndekereza ko abantu bakwiye kuduha imbaraga kuduha amaboko kudushyigikira bakagenda bakora subscribe kuri izo chaîne zose tujye kuganira rero ku byinshi bitandukanye ku buzima abamo bwa muzika kuri byinshi ahurira nabyo ibiganiro ajya akora ndetse ikindi asitubwira uko ubuzima bumeze ubu ngubu muri lockdown ndetse twanaganire na Gisa asitubwira feedback cyangwa se uko yamubonye byose rero twasukira tubihuza Alia wundi umeze utakanya akakanya meze neza rwose nta kibazo mfite ndashima Imana n'abantu se buri umuntu nza gushima Imana n'abantu nyine umuntu akabashimira ku giti cyabo bashimana n'abantu bake hoya bose aratara kugira akamaro ari n'abahemutse nta muntu n'umwe utanangiriye akamaro ari uwamemukiye yaranyigishije ari uwangiriye neza nyine yanamfashije so rero bose urumva ko hari ikintu bamara aka kanya umuntu n'urugero aguhekuye cyangwa se akwibye ibikoresho byose wenda rufite mu nzu wamushimira cyangwa wenda wamubabara ariko ntumushimire nkubwire igihe namushimira hari igihe umuntu akwiba ibyo bintu ukabona ibirenzeho sibyo hari igihe ufite intebe wenda umaranye imyaka 10 nose bazibye ukabona inshyashya si imyaka wabajyanye aka kanya imigisha Imana yama niyo yantuma bona ko ngomba kumushimira yaba nkijije wenda izo ntebe byakurikira mbese igikorwa cyo kukwiba niho wahevuga ati ndamushimiye pe abikwibye ukabura izindi se abinyibye nkabura izindi byatuma nshaka kugura izindi izo mbaraga rero yamaye shaye waba uri umuntu w'umugabo ibishize twakuze ikiganiro na Gisa abantu nibo bwa mbere bumvise uririmba ubwo bwa mbere agaruka ahandi ugize kuririmba ne hari kwa Irene je bwa mbere numvise uririmba gusa ku giti cyanye numvise ubizi reka mbwira rimwe nzajya muri studio mbigerageze muri ndirimbo numva ukuntu bimeze gusa ni byiza kuko hari n'abantu bumva bafite amajwi n'undi bumva ntacyo bakurusha cyane rega umuntu wese uvuga yaririmba ariko impano nicyo kintu cya mbere gusa nimba ubikunze wumva ushaka kuririmba ukumva biri kukuvamo uzaririmba ese ubundi zimwe mu mpano zindi ufite abantu batari bazi n'izi mfite impano zo gukora ibintu bijyanye n'ubugeni amavaze nkora amavaze buriya uri wagerageza se ndayafite ngubu nyine yabuze isoko
kubera kovide Eh. amarangi yarashishutse so ariko kubera Imana Ni wowe ubyikorera wowe? njyewe byikorera Ubikora muki? bikora mu isima n'imyenda yanjye ishaje cyangwa iyo bari umuntu abanjye Wow, ari sawa. Nese ivazi imwe uyigurisha ngahe? ivazi imwe nini nyigurisha 20. Akavaze gato akagura 5,000. Ubwo abantu bazaze kugura. Nzongera mbivugurure neza mbikore neza nshaka kuzakora icyumba cya art nyine nkora si amavaze gusa nkora amasupra yo ku meza painting yo yarananiye narayigerageje ndayiga irananira ariko ibindi bintu nshobora gukora design mu nzu y'umuntu nasiga amarangi nyine nkamusigira nkamukoreramo design nkoresheje amavaze yanjye Amukwaga kuzikwirwanaho njyewe nabikina Esiko nanzari zakwicira i Kigali ntanzara igomba kunyica utekereza ko nurangiza amashuri nta nubwo ari na kera ntabwo ari kera pe n'ibizarenza ndakondeka no kubivuga nari nkuvuyemo wumva uzahita ukora iki kibanze gikwinjiriza amafaranga ngewe ukuntu umeze ikintu icyo ari cyo cyose mbona ko nkunze ntabwo njya nkora ikintu nakunze mbona ko nkunze ndagikora uramutse ugikunze kitakwinjiza amafaranga uramutse ugikunze kitakwinjiza amafaranga cyo ndakireka no singiye naje guta umwanya i Kigali so rero nshobora kugikunda nanone icyo kintu kitari bunyinjirize nka gitari ndayikunda sibyo ariko nshobora kwicurangira nkumva ni byiza biranshimishije urumva ko bitanyinjirije ariko byanshimishije warabimenye nza amanota 8 urumva ariko kubera kudahozaho ikintu cyose n'uguhozaho ntago ndagera kuri level irenze ya indi gitari yanyinjiriza ese ko mu muziki haba amanota 7 gusa haba amanota 7 oya njye nize amanota cyeka niyo Mavenge Sudi niwe wanyigishije ashobora kuba yarampfunyikiye for real Mavenge Sudi niwe wanyigishije gitari do re mi fa sol la si do ukongera ukagaruka nyine tukasubira yagiye wabona nabivanze so nagameruka kuyiga naga ari umunyeshuri mubi kuko ubu ngubu nayafata ayo manota nize ariko nayize 2019 Mavenge Sudi nawe kwigishaga asika bizi cyane arabizi noneho ahantu bivanganye buriya acurangisha imoso acurika gitari wacurangisha imoso kandi wowe ugacurangisha ni ko bivanganye ku mugani rero kugira ngo uzamukurikire fresh ugomba kuba ari danje ariko ngiye ibintu byose ndabigerageza ariko numva nk'icyo ni ikintu nize kuko numva nyikunze nshobora kwicurangira bikaniryohera bitari ugiye kunyinjiriza izindi mpano rero twari twabisubikiyemo hagati wavuze ubugeni donc gukora ayo mavaze neza kuba wataka mu nzu no kuyitegura ufite impano yo gukina filime uri umufilmeka izindi mfite impano yo kuba naganiriza umuntu ufite ibibazo waba n'umuterapiste counseling counseling umuntu buri muntu wese ibibazo byawe byose yaba iby'amafaranga byo ntago byo nabizamo kandi ari byo bibazo abantu benshi bafite cyakora iby'amafaranga byo nazamo ku muntu ufite ukuri hari igihe umuntu rero witeza ibibazo sibyo nose niba yagiye akarya amafaranga y'abandi bagateza inzu ye nk'uwo ukuntu wamuganirizamo yabanza kumva ko ariwe wagize amakosa kugira ngo mubashe kuganira niba ufite amakosa 100% nawe wamuganiriza ariko ibindi bibazo by'amafaranga ngo umuntu ngukura hari amafaranga agira ibibazo byinshi donc none reka abantu bafite ibibazo by'amafaranga kuko ni benshi na benshi badukurikiye bayahize byaranze bagakora ugasanga bezwe cyangwa se needs ibyo bakeneye kugira ngo ubuzima bugende biri kurusha ubushobozi amafaranga yinjiza mbese bagahora mu rugamba rw'ubuzima duhe tips ntoya duhe ibintu bitoya ugira ikintu wababwira kuri abo bantu ntago baba bazi kuba mu buzima barimo ugasanga uhembwa 100,000 sibyo unywera 50,000 ku munsi
kumva uwo muntu yabaze zeru inzu ari wiyishyure sibyo donc nabo babaze zero bari mu bakeneye cancer uwo muntu wabaze zeru rero akeneye counseling kandi ikomeye niba uzi ko uhembwa 100 kandi ayo mafaranga agomba kuvamo ibintu byose imyenda yawe kurya inzu numva ko nta nzu afite ba mu buzima buhanye nawe wakodesha inzu ya 20 urumva wambara urajya kugura imyenda y'umushahara wose kandi uhembwa 100 ejo ugasanga wabwiriwe imibare mike genda ugure caguwa yawe umupira w'1,000 n'agapantaro wenda sinzi ka 5 sibyo ubwo buzima kugira ngo ugere kure usaving 100 ni bikeya ariko ushobora kubisavingaho ukanaryamo ukanabaho gasanga uri umutipe uhembwa 100 ariko uziranye n'abasireyi hahandi umusireyi agukura n'imyenda yawe ukajya kuyigurisha urumva ugasa Hennessy amafaranga igura si muyazi ugiye hariya okay kwera kumucisha amafaranga yawe muri banki irakwizeye kugurije wenda biliyoni 2 ugiye Gisenyi uri ubuzima koko ntubanza kuryamo 1/10 uriye ntago yarya 1/10 avayo afite nkumbi 80 abo ngabo bafite akaba yishyuyemo inzu wa munaniro wose na hangover akabazanya ikindi cyuki kikamutekera boyiro n'ibiki mu gitondo gusanga arimo kwishima mu mutwe niwe wabyiteye so mumenye ko mu buzima burimo mwiha ibintu bihwanye n'amafaranga mwinjiza mu na saving as conclusion ubwo mu by'ukuri tips wabaho no munsi cyangwa se inama wabaha no kwiga kubaho ubuzima urimo buciriritse donc si wavuga bijyanye nawe n'amafaranga winjiza n'ibintu ugeraho sibyo n'ibintu uriho mbonye abafana bawe hari inyuma umaze kuba icyamamare uri kumva ube mu buzima none se nanjye kanihe kanitangaho urugero sibyo okay ndi gukina filime n'ibiki ariko nkeneye iki kuba mu buzima buhwanye na level ndiho ntago ugiye naba wenda muri sinema ninjiza 200 ngo kugira ngo babone ko ndenze njye gukodesha imodoka my friend amafaranga azashira filime zirangire sange nataye igihe amafaranga nakoreye nta kintu nyamariye kubera iki nagiye mu buzima budahwanye nayo ninjizaga nishyira hejuru mube mu buzima buhanye nayo mwinjiza mu nibuke mu na saving ese Alia nkawe uracyaba mu rugo nvango bezwe zose z'ingenzi ziri pime ukibigenerwa n'ababyeyi bakikureberera kandi urumwe mu bakobwa batangiye gukorera amafaranga yawe undi yafite uyamaze iki reka nkubwire sinema nta mafaranga arimo ko niko kuri amafaranga arimo ku muntu wakoze ibintu bye niyo mpamvu ngewe nafunguye channel yanjye yitwa Alia Official kuko nshobora gutanga ibintu bindimo bikanyinjiriza atari kugira ngo njye kubihundi muntu nawe ngo bitange bimwinjiriza mpembe kuki se ngiye naza ngo mbitange nanjye binyinjirize so rero aka kanya ayo mbona arampagije n'ababyeyi babona utangiye gukora ku mafaranga hari ibintu nawe ntaho ngiye nkunda no gusaba so ntabwo nanjye kubwira mama ngo ngurira amavuta uzi ko niriwe nshutinga hariya ngomba kubyimenyera kandi ni byiza bituma umenya ubuzima ababyeyi ntabwo tuzabahorana ariko nyine Imana izabatiza ubuzima ariko nanone bikwigisha se mu gihe mbaye njyenyine nakwifasha iki urumva nshobora kumenya ko nakwigaburira cyangwa nkibeshaho kubera impano yanjye wafunguye channel rero dore abantu bari no kwibona kuri mumfashe abahaters namwe mukore follow mu nyanga ariko mu nkurikire hanyuma mama se waramubwiye ko atifunguye channel mama nawe ndazaza mbaze ngo chat mama wanjye ari cool mu byumve ntago yaza kwishyuza channel se yabazi ibundi nare
aswa kubishyuza cana yabishyuza umwana we. oya umuhereza password hakiri kare. Mama password arayizi niwe wayimitiyemo. Numva nta kibazo mbongeye mfite. Cano rero yabaye cano n'abantu basigaye bafite imvugo muri iki gihe ngo umusore udafite cano ngo niyatreta umukobwa w'i Kigali. Ako nimukashake ku. Okay. Aka kino gihe urebye kuri level y'abasore bari i Kigali n'akabari mu Rwanda n'abakobwa ubona abahungu bavuga ko ari bo bakene kurusha abahungu. Abahungu nabo kwera guhora bababwira gutyo barirarira bakumva barihebye. Mureke kwiheba muracyari bato muzakora covid niba yatumye mutabona akazi mureke kwiheba. Bamwe bari kwiheba ugasanga ibishugamamo birimo kubajyana kandi mwafungura cano mukaba so murashoboye kandi umuhungu n'umuhungu nta na rimwe uzaba umugore. Ese undi abwira abantu cyane bimeze ite umubyeyi ubundi hari ikintu bafa abanyarwanda n'iki kibi cyane ufata ikintu mukagihinduramo ikintu cano. umubyeyi uzobaza ati mwana ubundi canisi ubundi we wafunguye cano tubwire abonye cano imeze reka mbabwire cano ni nko wafungura Instagram ni nko wafungura Facebook ugashyiraho ibintu byawe. Nuko nyine buri kintu gifite izina ryacyo. Ababyeyi nzakora ikiganiro nsobanura ibintu bijyanye na cano. Ni nkuko umubyeyi afungura televiziyo akibaza se televiziyo Rwanda ni iki. Ni hariya ahantu baba bicaye bakahita izina iyo TV nyine bakayita izina bagakora amakuru ukicara ukayareba. Niyo na cano urayifungura ugashyiraho imyirondoro yawe n'ibiki ukajya ushyiraho ibintu byawe ukabireba. Wagira imana wakurikirwa cyane hari $2 inyuma mu gikari tuba turi kwinjira. Icyo niyo cano. None ababyeyi kuba bashaka cano z'abana babo bifite ishinge. Bafite ishinge. Urumva se mu gikari hadacamo utuntu. Rero ukuntu bimeze abantu bagira amagambo kandi man naye ntaramenya ibintu bya cano reka mbivuga nuko ngiye bitagiye hanze ngo bisekuze. Byagenze bite? Nkina muri Rupita bamanga amafaranga ni urusenda Kamurari niba muyizi niko yari ameze. No nkahura n'abantu bambwira ngo urahora asamye iriya cano irinjiza amamiliyoni baguha amafaranga ngaho. Naye ndavuga iyo ni true story ntabwo ngiye byagiye hanze kuko bose yahise ampamagara aranturisha. Ariko urumva inyuma ya cano hari ibintu byinjira nanjye naye nasase. niwe wari umwa main actress. Nari mu main. No bambwira ko cano yinjiza amafaranga menshi. By'ukuri nanjye najyaga gukina abe bampaye nkumva ko ikunda ikintu n'amafaranga niyo baguha 1000 utumva wishimye. Ako y'abantu baje mu matwi yawe bakubwira buriya cano irimo inoti nararakaye mva muri filime. Ibyo bintu nari naranze kubivuga nararakaye mva muri filime. Mbwira boss namubwira wowe uzi amafaranga winjiza. Mbese cano yaguteranyije na boss wawe. Ariko nyuma aranganiriza ndamwumva. Ibintu byose ni ibiganiro. Ndamubwira noneho nsinzongera kujya gukora interview nagiye muri nahise mwigira ibiciro bya danje. Uko yinjiza kandi. Namubwiye ngiye ngomba kujya mu modoka irenze nkambara icyanga cya danje igiye muri interview kuko iyo cano irimo umufungo. Arampamagara arambwira cano irimo amafaranga nibyo ariko cano urashora kugira ngo winjize. Biriya biryo by'ukurya na breakfast ubona kuri send biba byavuye. Si amafaranga yanjye iriya moto utega uje gukina ikanagusubiza iwanyu si amafaranga yanjye. Tukaba udufaranga mwita ko ari dukeya ngo uhemba si amafaranga yanjye cano ntabwo iranyinjiriza. Ziriya kamera mukoresha ndazikodesha. Iriya location arambarira nsanga ahubwo usanga yarahombye. Nsanga cano nese ko wafunguye cano ntabwo ufite ubwoba ko investment igiye kuba nini. Urumva ko nkubwira iyo ufunguye cano ugiye kwicuruza niko nabivuga ari wowe ngende igishoro cyanjye. Oya bivuge neza wafunguye cano ugiye kwicuruza.
nimubifate nabi naga okay mumenyere ko hicuruza indaya ariko ikintu nyine kivamo amafaranga cyose nyine ngiye gucuruza impano yanjye ntakuye ku bandi niyo nshoye ntago nayiguze urumva rero ni mu kigikira cyane ngiye zangira mu boss ariko urumva imbogamiza abandi bagira bafata impano z'abandi bakajya kuzicuruza urumva bakabataho ibintu byinshi akamwumva ngiye ninjyanga nkacuruza impano yanjye kwicano yanjye nifunguriye menye ko nambaye uku nta muntu nzajya kubibaza ariko imbogamiza ahantu ziba iyo wowe bagiye kugucuruza kwicano z'abandi yes Aria rero uyu Aria yamaze gutangira cano yiwe nawe afite ibikorwa byinshi Aria none ndagira ngo ku murongo wenda ari byo uri gutekereza aka kanya ariko uhereza abantu overview ibikorwa byawe neza ugiye kunyura kuri Shenera ikindi kintu nabonye abantu bankunze mu biganiro cyane kurusha no muri comedy cyangwa amafilm kandi mfite spirit yo kubaha ibiganiro mu kumva muranyuzwe impande zose chano yanjye igiye gutangira ku biganiro gusa ku ruhande ndi kwandika filme izanyuraho ndi kwiyandikira filme nziza nanjye ndisoma nkumva pe ibiganiro bya rero bizaba bishingiye kuki ibiganiro byanjye bizaba bishingiye ku buzima duhura nabwo ndetse no ku buzima bwawe muri rusange kungeri zose bazajya bandika muri comment n'abashaka ubuzima bwanjye nzababwira nibwo bwa mbere ugize natubwira wa musore wakwanze nako wanze njye nta musore nanze so wavuze ushize mu kiganiro ngo uzatubwira ngo nanze harya ko nibagiwe nari namwangikira harya mwangiki umusore nanze rero yakoze iki warabyibagiwe wanze bangahe wanze bangahe ngo numve ko ari mu mwambwe njye naho njye nanga umuntu ariko mujya kure mbese nyine ari ukuntu umuntu agusaba ko mukundana ibyo ko nose kubwira umuntu ngarankunze nkamwanga ntago umwanzi kwa nyine ntago uba wemeye relationship si umwanzi kwa yewe mvugisha ukuri yaba man uko ndamubwenge ntago ibyo bintu ndagera muri gahunda yabyo kandi bakabyumva rega abasore bo mu Rwanda bari cool mu mitwe ntago ari nk'abandi bo hanze ahita gutuka akakwereka ko utare nyine imbere yagutakaga umubwiye ko bitavamo ahise akubwira ko uri mubi ahise nawe yivumbura atagushyira hanze harimo n'abasore bo hanze se bagiye bakwandikira b'abazungu gutyo cy'abagabo mbabari ibindi nzabivuga kuri cano yanjye ibintu byambaye n'iyi ni yawe bantu uri kuri cano yawe none tubigira ibanga tuzabivuge ubutaha tumuvuge tubasogongeze kugira ngo ubutabaza yaranyandikiye ntabwo yari yavuze ngo ni boyfriend cyangwa iki yaranyandikiye kuri Instagram arambwira ngo arampfana ngo yaranyandikiye simusubize kenshi nyine ukabona ndi busy cyane muri message noneho aza kubamagara video call nimero yayikuye nimero yanjye yarayinyatse noneho njye mwakiye arambwira ngo hoya ngo wowe merezi yawe ndayimuhereza noneho imbwira kampani nyine akunda nyine ibintu nkora se wumva ikinyarwanda ngo hoye ngo ukumva mbana nyine ngo ubu wakitinga ndavuga ntaribi atambwira noneho wowe ndabona ufite ubushake ibintu ukora ni byiza nkwemera amafaranga ati njye gusapotinga nashaka gutera inkunga yamaye umwuka kuri MoneyGram inkuru nayinyibitse mu mutima nta n'undi muhizi yakwereje amafaranga usanga n'umuyaga amayero 1,700 barizo miliyoni zirimo ebyiri gutyo z'amanyarwanda narabibonye ntago mbabeshya kandi bazi n'ukuri nta mafaranga nayo namusabye mbyereka mama yaribwirije umuntu aribwiriza mbyereka mama
umuntu unkurikira kuri WhatsApp yanjye yarabibonye nahise postinga nshimira Imana naryamye ntabwo nasinziriye iryo joro naraye nkanuye bigira mu gitondo njya kuri banki nsanga haba atarafungura ndabategereza Nesari iryo joro postinze guki mumbabarire iryo joro navuze man ushindo busubura cya man ubwa mbere ngiye gutunga miliyoni Kiri cyabaye nuko nzasubira kuri iyo banki yo mu mujyi ngira ubaze neza no uwo mutipe tuzakora ikiganiro njye nageze nsanga ni n'umufana wanjye aranyakira yaguhaye kode yakohereje kuri MoneyGram different number atariyo ngerayo muzungu aranyandikira n'ibiciro naho ubwo yari yatangiye gusaba amafoto ariko ngewe ndi muri Zagarayo kujya yo kubikuriza njya ku murongo my friend umurongo uvaho ngerwaho nsanga uwo mutipe uri aha ngaho kuri banki aramfana abwira n'abagenzi be ngo dore wa mukobwa taje no kubikuza miliyoni ngo arambikuriza vuba ashyiramo difference number is not ubwo uraho utegereje ati bagiye kwita bampereza bashyiramo wapi akambwira ndavuga se washubije mu kareba yarabikoze nk'inshuro 5 arambwira waruje kubikuza mu miliyoni ariko urumva nahise njya kuri Instagram umwereka urabona iyo umuntu akohereje amafaranga wo hanze ahita koherereza na code nka receipt nyine kugira ngo kitwaze hariho na karite yatuyemo na nimero na nimero nyine y'ahantu atuye muri Canada man arabisoma aravuga rero uyu muzungu mubwire ko yaguhaye imibare itariyo nataye ibiro 5 magaza Miswe none se ubwo byarangiye gute amafaranga nari mfite nayahaye mama ninjoro yose nampaka ati nikiriye byarangiye narababaye Imana izaguhana wa muzungu aho uri hose ayiwe disi cyarakubabaje noneho atambwira gerega nawe wabyishe ahita akora screenshot anyereka ifoto mfite kuri Instagram ndeba inyuma ngo nashakaga ifoto nk'iyi ariko ngo nta kintu kiriho nta kintu wambaye ndavuga si umuntu mukorera iki izi miliyoni ngiye yohereje nese ngo niyo yashaka kugira ngo akwereze kode ya nyayo ngo yahise abona ko amafaranga yaraziye ubusa kandi hari ibintu agomba kureba my friend arayabroka avuga ahita yabroka ariko nuyohereza urasubiraho usanga kari kizame uri kubona miliyoni ziri gupendinga Instagram ndeba cyane gifite amabuno nkora ntangora copy paste mbese wahise ukora screenshot nkora copy neza urabona kuri Instagram ikoze screenshot hari utuntu amazina ye n'ibiki biba byajeho ndabanza ndiyiconga neza ayimwohereza ahita mvuga buryo uyu nguyu ntabwo ari wowe wohereza amabuno gusa oye nyine uyo mukobwa yari ahagaze ariko yari yambaye akabuce ariko amabuno yabona neza ahita ambwira buryo uyu nguyu ntabwo ari wowe urantuburiye aranarakara yohereza udustika twavuga uyu mushenzi tutamuburoka mvuga wowe yarambabaje Mega story mega abafana abantu batubwire narababaye n'ibyo bintu iyo mbyibutse ariko ariho abantu hano hanze yako byaranyigishije ubu nguyu umuzungu yandikira nzana ubugori mubwira umva muri Afrika turifite kumana amadolari yawe ese yari umupapa yari umusore yari umusore noneho utwara indege atwara indege agashobora kuba yari yayakohereje abura akabubwo yasigaye izina mbabarira ndaza kuyikohereza nushaka kuyishyire ko ibihumbi byaraje ese nta muntu zikomeye nta muntu w'umuhaka ushobora guhita ashyiraho ko nusibira n'ibiki
asigaye igihe kingana iki nako hashize igihe kingana iki bibaye nejo muri none nakubiswe muri covid ubungubu rero umuzungu yandikiye hari uwanyandikiye ejo bundi ngo mbwira uburebure bwawe ngo ibiro n'ibiki ngo nkuzaniye n'aha ndamubwira umva iwanyu ntawe nkeneye nta n'amadolari yawe nkeneye nkunda abakobwa munajya nkusohokana ngo muri buwate ngamani kumana boro zawe ibyo mwankoreye ijoro naraye Ewana ese ugira deception nta muntu uzongera ko nagize depression mu izina ry'Imana arayigize yo kwizera cyane birumvikana yarabonye naraye n'isi kurara wapanze hano hari umuntu navuze nahamagaye yari yakubiswe mu gitondo yari yanyetse amafaranga ndabwira noneho amafaranga mbonye ninaguha amadolari nk'ijana Neta nkuremera. Hano umuntu mvuye byanze aravuga ko banke bari kukubeshya. Ahamagara umuntu we ukora muri banke. Tumwoherereza za code. Azishyiramo nawe biranga aravuga babupfunyikiza. Nese umuzungu ntago wamubajije nyuma ariko urumva nyese kubwira. Ubu turacyavugana arambwe wowe utarampiye foto ntacyo twavuga. Ogese ubundi ko wari uyamaye ntayo gusabye. Ifoto yaje ite. Ati fotore tu ngo nagiye ngo mu mafoto yawe ngo ndayibona mbona ko ngomba kuyibona nta kintu kiriho. Satani yatugerageza hano ku isi nako Imana yonyine izajya iturwana. Uramutse udasenga ntago yatsinda ibyo bigeragezo. None se mwiza ari ukibona ayo mafaranga mvaga utiyamaze iki? Mana we nari kubanza nkayaterura nkayareba urumva narangiza numva imishinga yose mfite mva nkoresha isima za fake nkahita ngura isima za original nkakora amavaza y'ikarite nkakodesha inzu nkakora icyumba cya art nkahita nguramo amakamera mvuga ngo sinema zo mu Rwanda Hollywood sinese mpanga nese mvuga muri miliyoni 2 zawe amakamera arenze ikintu cya mbere ni connection nasingiye nkaba inshuti na Jado nkabura n'undi mukameramani nkaba ndamuguriye nkamubwira ngewe ndatwika muri weekend akajya niza amakamera ye nkamwishyura si watwika none namara kwinjiza nkagura amakamera yanjye meza ya Dan akuzimbagamiza bakabwa bahura nazo asari amafaranga nanjye sinayamwereza hari n'umuntu wahita yafotora ntanabone na amafaranga menshi watunze nangaye byazajya bituma abantu bamenye ariko ni menshi cyane tubwire ari umushaka kuremera akakaya akakuremera nka miliyoni cyakora ntago ndatunga miliyoni y'imbumba bakuremera asari nakunu miliyoni utayitunze ntabure mama wanjye cyakora nshobora kuba miliyoni naragiye ngikonsoma nyine ako sindayifata nyine gutya kwa kundi nyina za nk'umushahara ukayikonsoma ubwo wenda zara n'ebyiri zishobora kuba zararagiye nta mushahara ndabona w'imbumbe uri hejuru y'ibihumbi uri hejuru y'ibihumbi 300 ariko ugize uhembwa 300 tu noneho yaje ari za 2 gusa uvuge noneho ubundi mu by'ukuri ubonye nka miliyoni 100 miliyoni 100 kabisa uri kuzumva neza ni ikintu wahita ukoramo miliyoni 100 miliyoni 100 urumva ko ni nyinshi cyane kuri ngewe hari umuntu ari akadomo mu nyanja kuri we ariko zabyara ni miliyoni ibihumbi n'ibihumbagiza zabyara miliyari gute zabyara na tiriyari na biliyari gute mfite ibintu byinshi ajya washiraho imishinga igahita ishya uko waba utayize neza nzongera kuncyana uriya wavoka ni wowe wancyanye nta wundi nta wundi wavoka yibusana ko wabyara imeze uriya wavoka narangoye natumye umwana w'utare voka anyoherereza nashakaga avoka 100 voka 100 no sorry voka igihumbi no nashakaga avoka 600 600 yohereza 350 wamwishyuye
namwishyuye ariko muri izo voka 350 zahiriye umunsi umwe zari zibishye. Iyi story njye nyisiba mu mutwe kwirambabaza ariko shazi no gukorera amafaranga w'i Rwanda ariko hari umuntu mfite mu byara wanjye witwa Dive yarambwiye ngo ndongeye kuvuga kuri uyu mushinga ntamushyizemo kuko ari mu bantu twawufatanyije cyane naramwibagiwe none se mwagomba wa mwana nawe yari urimo uwo mushinga pe mufatanyije tufatanyije tukava Kimironko kwa Mushimiye tukajya ku isoko gucuruza izo voka muri ejo bundi muri lockdown mwazijyanaga mukise mu gikapu hano bapfa kuzukuza ziremeye intoki zari zarabaye muto tukagera ku isoko umuntu wa mbere agakata ibivoka birabishye tugakomeza. Mwararanguzaga ariko kashaka kuranguza waye aho kugira ngo bayirangure ku 100 ngo baraduha ngo 20 kandi amahizanye ihagaze nka senkana nayiranguye nka 80 ibishye izahiriye rimwe none baze voka zadutesheje umutwe hahandi numvaga niyanze voka zarahiye tuzana imbobo zirazanga voka zirashya utayirya mwana we navuze basi kanziye bana bazicuruze turebe kabone ngo mabujanga voka zanyu nabuze n'ahantu nzishira nta muntu waziguze bakazigarura zari zibishye nka nzoga imbwa tuyimana ahubwo cyeka yambanze inzoga cyeka yambanze ukuntu bashobora gukuramo inzoga muri voka iyo nzoga nawayinywa simutwa habaho ji ya voka ntago yari kuvamo ubwo rero ikintu nize sinzongera guhubuka gukora business y'ibintu bishya vuba cyangwa bibora. Urumva ko ni experience nagize ariko nagize stress. Urumva rero ndasenga Imana nta mushinga wanjye uzongera kumuhombera pe urumva nka cano ntago yabora teka ninzana ibintu byo biboze nkabishyiraho pe nugushyiraho ibintu byiza kugira ngo abantu baze ari benshi. Yes, ngango uko bimeze rero Alia urushaho no kumushora nk'imari ndumva ari umukozi mwiza kandi yamaze bagushoremo imari kabisa. Wamaze kugira experience uburyo ushobora kwitonda ugategura ibintu byawe neza ku buryo bidapfa cyangwa bidahomba kandi courage Alia. Thank you. Donc hari ikintu wasaba abantu mbere ko tugana ku musozo w'ikiganiro. Ikintu nasaba abantu ikintu cya mbere mu nshigikire abantu barankunda naye ndabikunda cyane ko Imana yampaye igikundiro kandi mukomeze mu nsengeri cyane. Bakomeze banagushyigikira nyine nkuko bivuze bakanda subscribe kuri channel yawe. Mukore subscribe kuri Iris TV, mukore subscribe kuri Alia Official. Iki kiganiro nicyo cya mbere kiriwe kigiyeho kiraza kujyaho. Kigiyeho kabisa. Kirajyaho pe. Yes, reka tugane ku musozo uyu munsi nsa nk'abaronshinze chaîne ya Alia muri kino kiganiro ariko tubashishikariza kumenya kuri iki bikorwa byayo bizajya bigenda biza umunsi ku munsi episode